Mwaramutse neza nk'ibisanzwe rero ni cya gitondo cyiza mbanza kubasuhuza. So iyi video kuyitegura byangoye ariko nshaka kuyibakorera. Wakibaza ngo ni iki? Twarebye dusanga mu abanyarwanda cyangwa se abantu cyangwa se inshuti zacu zidukurikirana kuri D7 TV nsanga zikeneye video zibaruhura mu mutwe, bakeneye video zo kwishima, bakeneye video nyinshi zitandukanye. Ariko uyu munsi nabakoreye ngiye kujya mbategurira video nziza kandi iryoshye. So wakibaza ngo ni iki? Mwihangane gatoya, hari akantu kaza no mu mugo kakankora bigatuma nywa amazi. Niyo mpamvu nanjye ndabamukira ku mazi mu gitondo. So murabizi nk'ibisanzwe ndi umwubatsi, ariko ikintu nshaka kubakorera ni ikintu cyo gutungura umuntu. Wakibaza ngo ngiye gutungura nde? Abantu benshi babona ngendana n'abakobwa, bakabona ngendana n'abantu benshi batandukanye n'abasore, ariko ahenshi yiganzemo igitsina gore. Ntago bazi ngo mfite umugore. Uyu munsi best wanjye yanyamagaye kuri telefone arambwira ngo ariko ngo ko mbona kenshi uri wenyine ngo nta mugore ugira. Best wanjye bazi duherukana kera cyane tukigana segonderi nka mu wa gatatu. Nibwo duherukana, ariko twongeye guhuza hashize nk'amezi 2 twongeye guhura, ariko nyine twahuriye ahantu za Remera gutyo. Ngiye murabizi ko n'uyu Masaka duhurira ahantu za Remera hiri iyo ngiyo. Aranje arambaza ngo arambwira ntabwo urashaka umugore. Ibaze ntabwo urashaka umugore? Avuga ati ya ntabwo ndamushaka. Urabizi ko mu cyaro n'ibintu bimeze gutyo nabitinyaga, nubwo wabonaga tugenda na ariko narabitinyaga. Ariko ubu ngubu ngiye kubimuhishurira, noneho turebe arebe nze kureba ukuntu ari bwabyitwaremo. So muraza kumfasha rero iyi video kugira ngo ize kugenda neza, tugera hano best wanjye aba mubereke. Uwo mu best mubereke yari icyuki ariko nkamugendera kure nkavuga ati uyu muntu ni best, ntabwo namugira umugore na nubwo namugira umukunzi, ni inshuti yanjye gutyo bisanzwe. So kuko nigeze ndabyibuka nkundana n'umugore wanjye, nawe yarambaze se nta nshuti ugira? Ndavuga ati oya nta nshuti ngiye ngira, si mbaho ngine gutya, ndi imfubyi kuri mama. Mbayeho muri ubwo buzima, ndi imfubyi kuri mama. Mbese mfite bashiki banjye, mfite na murumuna wanjye, so mfite na papa wanjye, mfite na muka data, ariko ibyo tubyihorere. Aranye rambaza ati se umbwije ukuri? Avuga ati cyane umbwije ukuri, nta nshuti zindi ku ruhande ngira. No sina mukunzi wigeze ugira? Ndavuga ati oya nta mukunzi nigeze ngira, sibyo wowe shiri ndagukunda gutyo. Twibera inshuti birangira tubanye. Birangira tubanye. So ariko nshaka kuzabereka n'igikwe cyanjye vuba nga ndi kubatumira. Ariko nyine urumva akantu gatoya bimwe byacu by'abasore tubyaye rimwe. Ariko ndi gushaka kubatumira muri mariage yacu, nakita ya mama na papa. So mwakibaza team, ese iyi video nyikoreye iki? Nshaka kuyikorera abantu namwe mujya mubeshyanya, mukabeshya inshuti zanyu ngo n'abagore mugira, mukabeshya abagore banyu ngo nta nshuti mugira. So ibyo bibaho kandi bireze cyane ko nanjye byambayeho. So nabikoreraga ikirere. Urabona hari igihe nk'inshuti yawe magara
inshuti yawe mugendana, inshuti yawe mwiganye, inshuti yawe mwariye kabisa n'agahiye, nyine iba igusuzugura mani, urabizi, ugasanga inshuti yawe iragusuzugura, mbese urayibwira nk'ikintu, cyangwa se muragendana ahantu henshi, murasangira utuvoka, murasangira utugati, murasangira utuneke ku muhanda mani, nyine ugasanga kuyiyumvamo ngo ibe umukunzi wawe, ukumva ni ibintu nyine, ukumva wapi ntabwo biri kukwinjiramo, ariko nyine so biragorana mbese nka kwa kuri nyine nawe uriyizi, uri kureba ino G7 TV uriyizi nyine, bari abakobwa mugendana cyangwa se bari abasore mugendana, ugasanga nyine harimo umuntu umwe aragukunda kandi best wawe aragukunda mbese nyine yabikubwira se njye numvaga ari ubushuti, numvaga ari ibintu twikundaniraga uburyo ari ubushuti, mbese kandi nta nubwo nkwanga, nyine ukumva yuko bimeze gutyo. Noneho njyewe ikintu cyigeze kubinteraho gatoya, nigeze nkunda umukobwa, nkunze umukobwa nabo ndamubwira ati ndagukunda, ndakwishimira, sure urankunda, masengesho wowe nzi masengesho wowe urankunda, nawe ati ndagukunda tu, arangije ahita ambwira ati rero n'ubundi nanjye ntabwo nkwanga ako kantu kandi yaje mbwira ati urabizi nanjye ntabwo nkwanga, ariko mufata nk'inshuti yanjye isanzwe, dusangira amazi, tuganira byinshi, mbitse ibanga ryanjye, so nanjye urabizi ko mfite umukunzi. Nyine icyo kintu kirandya, mpita numva kuri jyewe ndirinze tu, numva sinzongera kujya mbwira umuntu wanjye ibintu byose, numva n'inshuti yanjye magara sinzongera kujya nyibwira ibintu byanjye byose, nyine ndatuze, ndavumiriye tu. Noneho iyo nshuti yanjye magara bayita Brenda muramuzi, twigiye dukirana na filimi zitandukanye, mwigeze mubona ama history, ni inshuti yanjye twaherukanaga kera, rero twaherukanaga kera cyane, sibye ejo bundi twabonanye nyine dukorana filime, kuva icyo gihe rero ribaze kuba umuntu ari inshuti yawe magara, sibyo, naze kugusura akaza mwuje gukina filime, kandi nabwo twahuriraga ahantu twakiniraga izo filime. Ubu rero ntabwo yari akamenye ese mfite umugore, kandi nawe wabyibaza, abantu kenshi iyo bambonye nawe kubisemo nambaye neza, meze neza, nishimye, so babona kubera ibintu bye byanjye ndabyoroshye, ibintu byanjye mbishyira hasi, ntabwo mbishyira hayi, nyine ngewe utuntu twanjye nyine abantu benshi babona ndi umwana, bakambarira nko mu myaka 15 nyine muri anda niho bajya banshakira, noneho bakavuga ati se nta mugore ufite, nkavuga ati mugoreze abagore ndabafite, so ariko uyu munsi nshaka kubabwira yuko umugore mufite, ntago abagore mbafite, umugore ndamufite, so umugore ndamufite, ndaza kuza kumubereka muri video ikurikira, so nshaka kubanza kubereka muri video ikurikiriye, nshaka kubereka besto wanjye, so aha ntago ari mu rugo nyikoreye, iyi video ntago ari mu rugo nyikoreye, ariko nshaka kubajyana mu rugo hanyaho, sibyo. Impamvu nayikoreye nuko mubizi nkunda kubiryaho, ngakinira ahantu filime, ahantu hahenze, ahantu hakore, ukavuga se iranzu ni yawe, so abantu benshi nagiye mbona banyandikira mu comment ngese ngo hari ahantu ukinira ngo ni wawe, ngese ngo zira filime n'ubuzima bwawe, ariko ubuzima bwo my story icyo yavugaga bwari ubuzima bwanjye, bwari ubuzima bwanjye kuva mvutse kugeza nubwo itarangiye gatoya, ariko tuzasukura, ntabwo yarangiye ngo mbereke ukuntu nagiye nkura n'ubuzima bwanjye ukuntu bwagiye bubaho, so ubu rero ngiye kubibereka, ubu ngubu ngiye kubanza kubereka besto wanjye nyawe, mbereke
mbereke inshuti zanjye, mbereke madamu, kuko abantu benshi ntago bajya babyemera ko mfite umugore. Baravuga se masengesho tukuze nka G-boy, tukuze nka Mr. Dehayi, tukuze nka Mr. byarahenze, ese ufite umugore? Abantu benshi barabyibaza cyane, kiretse wenda nk'ababosi, abantu babizi ni bakeya, kuko ntabwo nkunze gukorera muri quartier mbamo, urumva, nkunze gukorera aho kure cyane, n'abo dukorana ntabwo baba babizi. Abantu ba hafi, none ibaze yuko nigeze mba mu nzu y'umuntu namuzi, ntabwo nari muzi, ikindi ntabwo nari nzi izina rye, ikindi cyo ntabwo nari nzi umudugudu nuyemo. Urumva ni ibintu bikomeye. Ntabwo nari nzi umudugudu nuyemo, ntabwo nari nzi akagara akahe, gusa nari nzi umurenge, ariko nazi quartier ni iyihe. Noneho rero narabyuka nkahita nigendera. Ibaze nkora akazi ka tekinike, aho mu masoko, kubaka amakaro, gukora umuriro, kubaka inzu bisanzwe, kuyizamura nyine, and so on. Noneho ngayibaze yuko nabyukaga nigendera, abantu bakabona ndi gasirimu nyine, ndabyuka mfata ka bicycle kanjye nkahita, ubwo nasoje umunsi wanjye kuwutegura, nkahita nigendera ku kazi. Abantu bamenya ngo uyu muntu uba, ariko bakakunda kuvuga ati uyu mwana uba hano ninde. Ariko icyo gihe nyine nari narazana umugore, ariko narateye inda. Ibaza ako kantu, nari narateye inda ariko narazana umugore. Nza kubitekereza bavuga ati ariko ubu ni ububwa, ndashaka kuva mu bubwa nkareka ibintu by'utubwa, rero nkajya nanjye mu bagabo. Nahise nzana umugore. Niyo mpamvu abantu benshi batari babizi. Rero ubu ngubu nibwo ngiye kubibereka bya nyabyo. Mfite umugore mwiza, mfite n'umwana mwiza. Umwana we njya nkunda kumupostinga, ariko ntabwo ndavuga ko ari uwanjye. Utahita ujyayo ukarejya kureba video iheruka. Utahita kureba video iheruka, utangiye ukavuga ngo ni umwana wanjye. Nta post z'abana benshi, ariko umwana wanjye arahari. Si umwe, mfite babiri. Mfite abana babiri, mfite abana babiri n'umugore umwe tubana, bamwita Wanyirigira Anitha. Yes, mbanje kubamenyesha ku kazina. Kuri video ikurikira iri buzeho nzamubereka, niyo nawe tugiye kujya dukomezanya ibiganiro, mbereka ubuzima tubayemo, ubuzima turiho. Mwavuga ati se Mr. G-boy ni umukire, Mr. G-boy yarahenze, kuko nkuko yabivuze. Ubundi baravuga ati ngo Mr. G-boy, nkahita mbiryaho, nkahita nshyiraho ngo byarahenze. Ntiryo zina byarahenze ryavuye. Noneho babaza se ni ibiki byahenze? Ni ubuzima bwanjye moment. Ariko nyine ubu ngubu ngiye kubereka akantu kari battle cry. So nkabereke ni nk'akarori gato ndibuze gukoresha, nkabereka. So hari ikindi kintu nibagiwe cyo mwamushaka, kora subscribe kuri Mr. G-boy. Mr. G-boy ryavuyeho. Ubu ngubu ni kuri G7 TV, wandika G ukandika karindwi, ukashyiramo akanya ukandikaho TV. Uhita ugenda noneho, abarundi bavuga gupyonda. Ugenda upyonde hariya hepfo ku mutuku, numara gupyonda hirya yaho hari ahantu hari akazogera, uhita ugakoraho kugira ngo ujye ureba video zikurikira za couple y'umumama n'umupapa n'umwana. So ubu ngubu nicyo kintu nagira ngo bategurire uyu munsi. Murakoze cyane kuba mwatwihanganiye kurikira iyi video. N'ibisanzwe nakagaruka nzajya mbagezaho utuntu ngutwo twanababwiye muri ino video. Nzambagezaho byinshi mu nyubako nubaka, nzajya mbagezaho n'ubuzima bwanjye muri rusange, n'uburyo nabayeho. Muzakomeze kandi cyane gukurikirana filimi zaciyeho n'izindi zigiye kuzacaho ziriya my story. So ukore subscribe rero n'akazogera, unatange igitekerezo niyo ubona
ibi bintu ndimo ndabukubwira cyangwa se iyi nkuru ngiye nkugejejeho nimba ubona ikuryoheye cyangwa se nimba wumvaga nawe ubitekereza ukavuga ati se uriya muhungu ameze gutya, ubuzima bwiwe nshaka kubumenya, so cyangwa se ese wakuze ute, ikintu ushaka ko nzakugezaho muri ubwo buzima ari ubuzima bwanjye, cyangwa umbwire ati mu myaka yawe mitoya wari umeze gute cyangwa wari uteye gute. Gato mbagarukiye muri covid nagiye mfite telefone ebyiri na ekuteri, noneho nibagirwa agapfukamunwa nibagiwe agapfukamunwa, abajepe baramfata, abajepe bamfashe barambaza bati se kuki mbona ufite telefone ebyiri nta n'agapfukamunwa wambaye. Nabwo nta gapfukamunwa nambaye, nikoze ku munwa umugabo wamuze igare akikora mu mufuka, nikora ku munwa siko ntako nambaye. Bahita bambwira ati icara hariya, ndagenda ndayicara, ambwira ati mpaka papa wawe ahagukure. Ndategereza papa wanjye ubwahankure n'indi mfite madamu, ariko sinabibabwira. Barambaza wiga mu wa kangahe, numvise nanjye batangiye kumbara nk'umwana, ndavuga ati niga mu wa 6 primaire. Wiga mu 6 primaire ukaba utangiye ibyo ngibyo byo kujya utagenda n'agapfukamunwa? Avuga ati nakibagiwe, ariko nari kuza ku gato kukagura hariya hirya nkahita nkatwara. Ati genda wicare hariya iwanyu mpaka bazanye 11. Ndategereza nyine ndibabaza cyane kumeza, ndarekera madamu, navuga ati sheri nzaniranga mu nani yone nagendanye, bamfatiye agapfukamunwa ndi hano ku kagari. Nyine araza, aje ahageze asanga banyimuye, ariko ikiza nuko banyimuye babonye yuko ndambiwe, bakomeza kumbaza papa wawe. Nge ndavuga ati papa wanjye rero ari burasirazuba, hano ngiye mbana n'umuntu mu buryo bwo kwiga, mbana mushikiranye mu buryo bwo kwiga. Baramushikira mu buryo bwo kwiga, navuga ati nta n'amafaranga afite, ni umuzunguzayi. Ako kantu karazije n'ubwo iyo gatekereje karatsetse, ati mbana mushiki wanjye n'umuzunguzayi. Noneho ngiye ndatekerezaga yuko ngiye guhita mpamagara umugore wanjye, nawe agaragara nk'umwana, nawe aracyari mutoya. Noneho nindangiza, kubera nyine urumva abantu baba barariye neza, baba bagaragaza itoto nk'iryanjye tugaragara tukiri abana. Noneho na madamu wanjye yariye neza, aracyari mutoya, ntuzamubeshye kuvuga imyaka mitoya. Noneho ikintu cyaje guhita kibaho nuko madamu wanjye nyine yaraje asanga banyimuriye ahandi. Ahageze asanga noneho bansezereye natashye. Ahageze arabaza ati masengesho Abraham none nje kureba afite agafuka mu muhanda. Ati uriya n'umugabo wawe? Ngo ya, kuko nari nahise mu gucira isiga. Avuga ati tuze kuvuga ko uri umuzunguzayi, yuko uri umuzunguzayi, hanyuma baze kundekura kuri mushiki wanjye. Ahageze avuga ati nawe yari yatubwiye kuri mushiki we. Ati rero yatashye, ati bamurekuye, ati bamurekuye. Nahise nyine nitahira na madamu nyine aritahira. So nuko byagenze. Nk'ibisanzwe rero nahinde ko banyurizamo utuntu nyine ngutwo mujye mutumbaza cyane, mu mbaze kuntu ibintu biba bimeze, mwandike muri comment, mpita nyibona cyane ngahita mbasubiza direct, ko muri online mbategereje, ko ndabakunda cyane. So right.